ejo nimugoroba hashize ku isabato dutangira amateraniro twize ikigisho kivuga ngo ijwi ry'urangurura twabisobanuye neza byarashoje. kandi ejo hashize nimugoroba twize ikigisho cyatubwiraga ngo ahazaza h'isi yacu Imana yagenje gute, yarahishuye. bisobanuye ngo Imana yaremye iyi si ivanye mu biganza byayo, irema ibiriho yaba ari ibintu ndetse n'abantu, ariko birangije Imana yerekana nuko isi isasoza. kuko twiganye nimugoroba rero twabonye ko isi yacu ubuhanuzi butwereka neza ko igeze mu mahenuka, ahubwo twashoje tubona neza ko abana b'Imana dukwiye kwitegura cyane, kwitegura kwakira Yesu ugiye kuza, ari we dutegereje ku isaha y'ingengabihe ya gihanuzi, naho ibindi byose nk'uko Imana yabihishuye yerekana ko byasobanutse. buri munsi rero tuzajya tuba dufite insanganyamatsiko y'umunsi, nubwo insanganyamatsiko y'iminsi 14 yose ari insanganyamatsiko ivuga ngo ijwi ry'urangurura mu butayu, ariko buri munsi tuzajya tuba dufite insanganyamatsiko uko tuje aha kuri uyu mugoroba. n'uyu munsi kuri uyu mugoroba rero tubafitiye insanganyamatsiko y'ikigisho cyacu Imana yashimye ko tuganira. insanganyamatsiko hano mfite imbere yanjye iravuga ngo impanuka mpuzamahanga. impanuka ni ikinyarwanda cyumvikana neza. impanuka mpuzamahanga, impanuka mpuzamahanga. waba warigeze wowe ubwawe ukora impanuka? niba warayikoze igihe wayikoraga wumvise iki? niki wabonye? ese niba utanayikoze wigeze ugeraho impanuka yabereye? igihe wageragaho impanuka yabereye niba warahageze niki wabonye? muri wowe hahise hinjira iki mu bitekerezo byawe? none uyu mugoroba mwiza Data wa twese aduhitiyemo iri somo ryiza tugiye kwiga rivuga ngo impanuka mpuzamahanga. ubundi impanuka ni ikintu twese tuzi. icyambere, impanuka zishobora kuba mu kirere, zijya ziba cyane, tukumva indege zari zitwaye abantu zakoze impanuka zaguye, tubyumva kenshi cyane ku makuru, ni ibisanzwe. kandi nanone ntabwo impanuka ziba mu kirere gusa, impanuka ziba no ku butaka. ukumva imodoka zagonganye, ukumva moto zagonganye, yewe uretse na moto n'imodoka n'umuntu ashobora kuba agenda nawe ubwe agakora impanuka. ubu nanjye mureba tuvugana, aka kaguru kanjye k'ibumoso muzajya mubona iteka nakunda ko ngahagarara, nakoze impanuka muri aka kaguru ikomeye, nibuka amezi 6 namaze ndi habi. ubu ntabwo nemere kwambara inkweto umunsi wose kubura uko ngira. impanuka mu mazi, mu nyanja tubyumva neza cyane hirya no hino, ukajya kuvuga ngo amato cyangwa se ubwato bwari butwaye abantu bwakoze impanuka, bwarohamye, bwanarengewe, harimo n'uburohama bukanabura burundu, ndetse n'abantu bari barimo nabo bakazimira bakabura, cyangwa se bagakuramo bake abandi ntibababone. ariko izi mpanuka maze kuvuga haraguru byibuze zo nubwo ari mbi, ariko zishobora kubera ahandi, byibuze ahandi n'ahari hazima. byibuze impanuka ishobora kubera muri Kigali mu majyepfo nta kibazo gihari, ishobora kubera mu majyaruguru i Kigali ntibe. njya numva buri gitondo bari gutanga raporo z'uko ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda biri kuvuga uko umunsi wiriwe, bakavuga impanuka zabaye mu gihugu hose naho zabereye, zikabera ahantu hatandukanye. ariko mureke dukora tansiyo kuri iyi nsanganyamatsiko. iyi mpanuka tugiye kwiga ni impanuka mpuzamahanga, isi yose yayiguyemo, iyigwiramo icyarimwe, iyigwiramo umunsi umwe. yaba ari abanyafurika bayiguyemo, yaba ari abazungu bayiguyemo, yaba ari abirabura bayiguyemo, yaba ari abakomeye n'aboroheje. impamvu twahisemo insanganyamatsiko ivuga ngo impanuka mpuzamahanga, iyi mpanuka ni icyita rusange ku isi yose. buri wese uri ku isi yose yayiguyemo. ese Mana, iyi mpanuka ni iyihe? reka dusenge. uhoraho Mana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje, izina ryawe ryubahwe. uyu mugoroba mwiza turi imbere y'ubwiza bwawe, tugushimiye kuguterana kwera wararise kuri uyu mugoroba, kandi tugushimiye ko nta n'imwe wigeze uteranya abantu ngo bateranyirize ubusa. turi imbere y'ubwiza bwawe Mana, ndagusabye nkwinginga ngo uhaze kwifuza kwacu. ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, ni wowe waryandikishije, ngwino uridusobanurire, ngwino uritwigishe, kandi wadusezeraniye neza ko Umwuka Wera azaba ahari ngo atubere umuyobozi. tumuhaye ikaze muri aya materaniro. umwana w'Imana wese wageze aha hantu akaba atuje imbere y'ubwiza bwawe, ndagusabye ngo twese ibitekerezo byacu bikwegurirwe,
dufatwe mpiri imbere yawe, uturinde akajagari ko mu bitekerezo katuva ibyawe bitumvikana neza, kandi hakikije aya materaniro uhagotesha ingabo zo mu ijuru, ucecekesha imyuka mibi yose y'abadayimoni, mucyatuma ibyawe bitumvikana cyose gikurweho mu izina ryawe. Ngwino tuyobore kuko wabisezeranye, tubisabye mu izina rya Yesu. Byahishuwe igice cya 12 niho duhereye. Byahishuwe igice cya 12 niho duhereye ku bafite Bibiliya. Tukigisanga y'amatsiko ivuga ngo impanuka mpuzamahanga. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12 ndasoma hereye ku murongo wa 7. Mureke dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo mu ijuru habaye intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mu ijuru habo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ari cyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi. Abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Umurongo wa 10, numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, none agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data yajugunywe hasi, wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. 12, nuko rero wajuru we namwe abaririmo nimwishime, nawe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, kandi azi ko ashigaje igihe kingana iki. Imana ihere gusoma ku ijambo ryayo. Nshuti mukundwa, ndagusabye ngo untize amatwi kuri mugoroba. Kuba waje ntunumve ni ikibazo, ariko kuba watanze umwanya ukaba waje birakwiriye kukwiye guturiza imbere y'Imana, kandi ukumva icyo umwuka w'Imana avuganira natwe binyuze muri ijambo. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuwe riravuze ngo mu ijuru habaho iki? Intambara. Mikayeli n'abamarayika be ngo batabarira kurwanya cya kiyoka. Ijambo ryatubwiye ngo cya kiyoka kirarwana, ngo kirwanana n'abamarayika bacyo, ariko ngo nticyatsinda, ahubwo kiraneshwa. Kimaze kuneshwa ngo nuko gicibwa mu ijuru, kijugunywa mu isi, kandi ngo abamarayika bacyo bajugunyanwa na. Haboneka itangazo rivuga ngo ishime wajuru we n'abagenje gute n'abaririmo, ariko we wasiwe nawe wanyanja we ugushije ishyano, kuko Satani yakumanukiye afite umujinya mwinshi. Ndagira ngo ntangaze iki kuri mugoroba. Uwahoze ari marayika mu ijuru witwaga Lusiferi, mu marayika wari ukuriye abandi bamarayika bose, utari ufite icyo abuze mu ijuru. Imana yamuhaye icyubahiro gikomeye cyane, ni wowe komanda wa marayika, ni wagendagendaga hagati y'ibitereko by'amatabaza y'Imana. Satani ataraba Satani akiri Lusiferi. Ibyanditswe bitubwiye neza ko ngo yigeze gushora imyigaragambyo mu ijuru, ariko kugira ngo ashore iyo myigaragambyo yarabanje afata abamarayika bo mu ijuru. Bibiliya iratubwira ngo yafashe 1/3 cy'abamarayika bo mu ijuru. Ntabwo nzi ngo mu ijuru abamarayika bangana iki, nta kibyanditswe byabitubwiyeho, ariko umubare wose wo mu ijuru w'abamarayika ukungana. Satani yagerageje gufata 1/3 araboshya, arangije abireherezaho. Amaze kubona ko agize 1/3 cy'abamarayika, abonye ingabo, agambirira gukora kudeta yo guhirika ingoma y'Imana, ashora intambara, ararwana. Reka mbabwize ukuri, muri iki gitabo dufite aho cyitwa inama ikomeye y'Imana, cyangwa inama y'Imana muri iyi minsi, naragikunze cyane. Ngo Imana yagerageje kugira Satani Lusiferi inama ngo areke iyo migambi mibisha afite. Yesu yagerageje kumwegera mugira inama, aravuga atumva iyi migambi yawe si myiza, ivemo. Ikindi gice cy'abamarayika batamuyobotse nabo ngo bagerageje kuvuga bati sigaho, uyu mwanya Imana yaguhaye urahagije, ariko ngo Satani yaze kumvira inama z'Imana, yanga kumvira inama za Yesu, yanga kumvira inama z'abamarayika bagenzi be, akomeza imyigaragambyo. Mureke mbabwire, iyo wihaye guhangana n'Imana, wabikora ukwezi kumwe Imana ikakureka, wabikora ukwezi kwa kabiri Imana ikakureka, ariko iyo unaniye Imana, Imana irahaguruka ngo itange igisubizo cya nyuma. Iyo tuvuze Mikayeli ngo yarahagurutse, iriya
rya jambo Mikayeli, ubundi ijambo rivuga ngo Mika bisobanura usa, usa n'Imana. Kristo ubwe niwe ahagurutse mu ijuru aravuga tumva iri juru rya data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi. Lusiferi twakugiriye inama inshuro nyinshi wanga kumvira, ntabwo washoza imvururu hano ngo tubyemere. Yesu ngo yarahagurutse mu ijuru ahangana n'igihangaje bita Satani. Ndashima Imana ko igitego cya mbere cy'umutwe Satani yarwanye na Kristo mu ijuru arakimukubita rwose kitanyeganyega. Satani atsindwa mu ijuru, ntiyanatsindwa gusa aranirukanwa, acibwa mu ijuru, ajugunywa hehe. Kandi twasubira abamarayika be ngo bajugunyanwa, hajya abamarayika babitwa baki ni abadayimoni. Yego bari abamarayika bamaze gucibwa kubera kwigomeka, ntabwo bari bakitwa abamarayika, ahubwo bahindutse abadayimoni. Ndimo ndavuga ngo Satani yakiriwe ku isi, ajugunywa mu isi. Abadayimoni be babandi bose kimwe cya gatatu bose bagenda bakurikiye shebuja, bose bajugunywa he? Ko mubivuga mudafite ubushake, bajugunywa he? Niko Bibiliya yavuze. Yego maze iminsi numva ubutumwa mu matwi yanjye, nashatse ubusobanuro bwabyo narabubuze, nabashije n'ababyigisha n'ababibwiriza. Abantu bavuga ngo Satani ngo ari kuzimu, ngo niho Imana imufungiye, ngo niho ari, ngo n'abadayimoni be ngo bari hasi, ngo utu dutero tubona ngo turi ku isi ngo ni imyuka mibi ngiba yapfupunutse. Nta gihamya na kimwe nigeze mbona kibyemera mu byanditswe byera. Ibi bivuga ko Satani yaciwe mu ijuru n'abadayimoni be barangiza bakajugunywa hehe. Ndagira ngo babwire ko ikibuga Satani arimo akiniraho n'abadayimoni uko bakabaye nta handi hera hirabura bari hehe nahani ku isi. Hano ni Mukagarama, no Mukagarama ni ku isi, hano ni ku isi. Nana abadayimoni barahaba harewe na Satani arahaba se. Ndagira ngo mbamenye ibanga nuko mudafite amaso y'umwuka. Naha twicaye bari kuhakera. Yo mutanabizi neza, birirwana nabo, murarana nabo, murya bahari, munywa bahari, muryama bahari. Usa babwira ngo barahani. Ibi bivuga neza ko baciwe, bamara gucibwa bakajugunywa hehe. Amaze gucibwa mu ijuru, ijuru ryabyinnye isinzi ravuga ritumva ishime wa ijuru we n'abagenza gute abaririmo. Ariko wasi we ugushije iki? Ubwo mbonye ko njyawe namwe twagushije ishano. Yego cyangwa oya? Yego rwose nubwo mutabisubiza. Bibiliya yarabihamije, utuye munsi y'ijuru wese nanjye ndimo nawe ndimo, tutimukundwa twagushije ishano rikomeye. Satani yaraciwe, amaze gucibwa ajugunywa mu ijuru, amaze ajugunywa mu isi. Amaze kujugunywa mu isi byagenze bite? Igitabo cy'Itangiriro gice cya 2 byagenze bite amaze kujugunywa mu isi? Igitabo cy'Itangiriro igice cya 2, mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2, reka tumaze ibyanditswe byera. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 ndasoma umurongo wa 4 ngeze ku murongo wa 9. Haranditse ngo uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi. Ubwo byaremwaga ku munsi w'Iteka Imana yaremye ijuru n'isi, kandi akatsi kose ko ku gasozi kari katararaba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho guhinga ubutaka. Ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana iceba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, ishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imezamo n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cyose cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Murongo wa 15, Uwiteka Imana ijyana uwo muntu imushyira mu ngobyi yo muri Edeni ngo ayihingire, ahingire ibirimo kandi ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi urye ry'imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzageza gute?
yaremye Adamu na Eva baramaze kuremwa. Iko byagenze. None ko Satani yari amaze kujugunywa mu isi, kandi mu isi hakaba hari umuntu Imana yaremye, byagenze bitereka babwiza ukuri. Nabisomye mu gitabo cyitwa Inama Ikomeye y'Imana, ndongera gusoma mu gitabo cyitwa Inama z'Imana muri iyi minsi. Mu gihe Satani yari amaze kujugunywa mu isi, ngo muri we yigiriye inama ariko irimo kwihenda. Yaravuze ngo ubwo Imana iciye mu ijuru ikanjugunya mu isi, nzakora igishoboka cyose ngushe umuntu mu cyaha Imana yaremye, nimara kumugusha Imana izamuca kuko nanjye yanshiye, ubwo tuzaba tugabanye, nzategeka mu isi, Imana nayo itegeke hehe. Nuko yabwibwiye mu mutima we. Reka babwire ikintu cyantangaje, umva nshuti mukundwa, ngo Satani yakoze inama n'abadayimoni be, babandi yajugunywe nawe, aravuga ati mwese muze hano, tugomba kugambira gushuka umuntu Imana yaremye. Babandi bari muri Edeni bameze neza, ngo buri mudayimoni wese ngo yaragendaga agiye gushuka umuntu Imana yaremye, ngo yamwitegereza akagaruka yifuza uruhuha. Nta mudayimoni washoboraga guhangara kureba Adamu mu maso, kubera iki ijambo ry'Imana rivugira ngo umuntu ngo kumugira nk'Imana akomeye n'Imana gusa. Nuko Imana Adamu ari ikiremwa, ariko ngo bakabona babonye Imana bakiruka, batarangira biragiye. Asiye kombata Lucifer Satani general nawe kihayo, aravuga ati baje njyewe nshoboye intambara. Ngo Satani nawe yagiye akamure amaguru abangira ingataza yirukanka. Umuntu yarakomeye, umuntu yari afite ubudahangarwa, umuntu yari afite ubushobozi yamuremanye, umuntu yari umuntu udasanzwe. Kandi mwibuka neza ko mu cyumweru cyo kurema Imana yaravuze ngo niko Imana yavuze rwose. Ibyo birangiye Satani baravuga ati none se niba uyu mushinga utaduhiriye ubu none iki icyo cya gatatu hari Satani yigiriye abana bananiye mu gice cya gatatu. Inzoka kandi inyamaswa Imana yaratubwiye ntimuzajye ku giti cyo imbuto z'ibiti byo imbuto z'igiti nicyo Imana yatubwiye ngo ntituzakirye, kuko umunsi twakiriye no gupfa tuzapfa. Umurokane ikinyoma cyane cyageze mu isi bwa mbere, gupfa ntimuzapfa. Dore ikinyoma cyane kizanywe na Satani. Imana yaravuze ngo umuntu mwaziri Satani wazana ikinyoma aravuga ngo nimushaka muzirye, ariko gupfa ntabwo muzageza gute. Reka babwire inzoka yari maze ngo Satani aravuga tumva uko ngiye inzoka cyane kubitaka bwiza cyane, yagendaga mu kirere kubita hirya no hino iguruka iyigirana kandi yongerana. Satani mu bushobozi bw'ubutani yitanga muri iyo nzoka, aratisha ajya muri Edeni, ahagarara muri cyiza Imana yabarabuye mu rwego rwabo rwa Edeni. Dore muri Edeni twese tuzi, niba utari unabizi byumve neza nshuti mukuru na nshuti yanyu. Adamu na Eva Imana imaze kubaha urugo rwabo yabahaye amabwiriza. Icyambere yarabwishe ngo ntibazigere batandukana, uwo umwe azaba ari n'undi azaba hari. Ayo yari amabwiriza ya mbere. Ariko reka mbabwire, igitondo cy'ijoro ryaraguye, ntabwo nzi ahantu Adamu yari ari. Iyi dosiye uwo twayishinja ntabwo nzi uwo ari we, namwe muraza kumbaza gukora ubusesenguzi niba muri amategeko yo mu ijuru. Icyambere Eva yibye umugore Adamu. Niba Adamu yari asinziriye, ariko nkeka ko yari asinziriye, arangije atandukana n'umugabo amuva iruhande, atangira kwigenzagenza muri Edeni we, kandi Imana yarababujije ngo, ariko we atangira kugenda wenyine. Ahantu nibaza, ari Eva wataye umugabo akijyana muri Edeni, ari Adamu umugore yacitse ari umurinzi we umwiza ninde? Nta 20 nta 20 nta mwiza urimo muri aba ngaba.
mose yarangaye ku cyo giti. Niyo mpamvu abangaba mbashinja bose ubudasa 100% mu bunyacyaha bwabo. Ntabwo waba uri umurinzi ngo urangize ibyo urinze bigucike, ngo nurangiza ngo uze ngo uvuge ngo nibo bantemukiye. Hoya, yaba Adamu yararangaye na Eva yararangaye. Eva rero atangiye kumva ko nawe ari umunyabushobozi. Muri Edeni rwose arayizenguruka, atangira kugenda kontrola wenyine, yitegereza neza. Igihe arimo agenda bisanzwe asa nkaho nta kibazo afite, yagiye gutungurwa yumva atunguwe n'ijwi riri kuvugira muri Edeni atigeze yumva mu buzima bwe. Icyambere, ijwi ryamuhamagaye mu izina. Ryamuhamagaye mu ki? Ngo yumvisha ako kajwi, yumva ni akajwi keza, akajwi kiho Eva. Shitani agira akajwi keza arakanyagwa arongorera. Eva naba nta gutekereza karame. Harya Imana yaravuze ngo ibi biti nimuzabirye. Igwa rwose Imana yaravuze ngo ntituzabirye kuko umunsi twabiriyeho no gupfa tuzageze gute? Inzoka iti oya, Imana yabahenze ubwenge, ahubwo gupfa ntabwo muzageza gute, ahubwo umunsi mwakiriye amaso yanyu azahweza, muzagira ubwenge, muzagira imbaraga. Ikiganiro cyatangiye nticyatangiye? Cyatangiye nticyatangiye? Hagati yande nande? Hagati yande nande? Hagati ya Satani na uri umukobwa nginone ugira ikibazo ani kwa data twese. Munyumve neza, ndimo ndashaka kuvuga ijwi Satani yakoresheje avugisha Eva. Twebwe rero abagabo tugira n'ibijwi bisakuza. Abantu bigeze kubaza umukire bati ijwi ry'umugabo wawe ubu ni wahahamutse. Umbwiye ngo mvuge gahoro ntibishoboka, ni inkuba ziba ziri kwasa. Urumva ngemene nta n'umuntu aterepo ngo bikunde kwajya gutesa umwanya ukangamita nkwirukana. Urumva nta kintu twavugana. Umva neza, umwana w'umukobwa yaba ari uyu yaba ari nabandi, muve neza, ijwi rya Satani ryose iyo riza ryongorera ariko riherekejwe n'imigambi yo kurimbura. Yego cyangwa oya? Uyu munyago waganirije Eva muri Edeni mu ijwi ryoroheje, ntabwo ryari ijwi ryo kubazanira icyiza, ryari ryo kubarimbura by'ibihe byose. Ni gute umwana w'umukobwa nk'uyu ari hano, nanjye ndi umusore, ishano ry'umusore yoboye n'abadayimoni riraje ritangiye kukwagaza mu mutwe wawe. Sha uri mwiza rwose, twe shashube urumva neza, akwagaza hereye mu mutwe. Urumva neza, arimo arisekesha, nava mu mutwe aragaza mu mabere. Nawe uri muri Yesu we mbisa we, nava n'intoki mu mabere arazigeza kunda. Nge sinabitinyuka, niziva munsi nizirenga kunda ziri bujye hehe jya kwicarira. Umva neza, niyagira agahungu kazagukoraho uzakabwira tuva nanjye sinikoraho ntiwankoye. Ubundi gukoraho turamuzi, akwigabije tubundi wose baragukoraho ugatega nk'inguru biri kote zuba rya 2 uri mu biki ukanya niba gututira bakakuvunira umuheto uri goraboroga. Tuvuga utoka Satani, ngewe ndi umukobwa w'Imana, ntiwemere kunkoraho ibakuzi wacu, nanjye sinkuzi. Ariko ubu ndaguhangara nkande kugukora, nge ntabwo mbyumva. Iyo umukobwa ndari kuryana we ndari guheri wacu we agukabakabati habaye icubundi. Ariko sha urahura n'abakobwa n'abahungu ku mugoroba nk'uyu munsi ya kira giti ukabona bamatanye ukagira ngo ni umuntu umwe. Mupfuye nk'imbwa itagira umushumba. Umatanye nawe ni nyokorombe ngo hasoni arakuvunira umuheto. Hasoni bonye ibyo ukina nabyo. Satani ntabwo akina, wiyeteguye ibirushya bye bihwanye n'imigambi ye bwite. Harya Imana yaravuze ngo ntimuze oya Eva ntabwo muzapfa, ahubwo nimuramuka mukiriye muzabaho neza. Icyambere maso yanyu azahweza, icyakabiri muzagira imbaraga, muzagira ubuzima. Narasomye ngo ayo majwi ya Satani n'ikiganiro yagiranye n'iyo nzoka, ibitekerezo bya Eva byarapfuye ahagaze ngo atangiye kureba koko ryatunda Imana yarabujije ngo ryitegereje neza ngo abone nirye kandi ngabone nirye igikundi. None se ubundi uwo munsi nibwo cyabaye kiza muri Edeni nticyari gihari? Ubundi se bari babuze ibyo kurya? Ndagira ngo sobanure ibi bintu bitatu ntarimuka hano. Muri Edeni ahantu Adamu na Eva bari harimo ibiti bitatu. Ubyumve neza,
izi ni imvugo zose ni imvugo z'abadayimoni. Igiti cya mbere cyari igiti cy'ubugingo, icyo bagombaga kurya bakarama ubuzima bwabo bw'iteka ryose batari mu cyaha. Igiti cya kabiri cyari igiti kibuzanijwe cy'ubwenge, cya kindi cyabuzanijwe ko kizira kukiryaho. Mu yandi magambo ni umurongo Imana yari ishizeho utandukanya abantu bayo n'Imana mu kumvira. Igiti cya gatatu byari ibiti by'amoko yose yo muri Edeni, bari bakeneye kurya kandi bagahaga. Ntabwo uwo munsi yabonye neza ko iryo tunda ari ryiza, ntabwo ari uko yari ashonje, nta nubwo ari uko yari yabuze ibyo kurya, ahubwo reka nkubwize ukuri, iteka ryose iyo witegereje cyane, aho witegereje ugatindayo, ndagira ngo nkubwize ukuri. Umva babwire mwa abagabo mwe bagenzi banjye, nanjye ndi umugabo mugenzi wanyu, dufatanyije urugendo, dufatanyije n'akaga n'ibyago n'amakuba, ariko mureke ngira inama bagenzi banyu, abagabo bagenzi banyu, kureba uzarebe, kuko amaso abereyeho kugenza gute? Kureba. Ariko ndakubujije uzirinde kwitegereza. Reka nkubwize ukuri, hano haranyura umugore ku muhanda mwiza cyangwa umukobwa, ibisupusupu ibisukari cyane, yabyambariye neza, bari kuzunguza bya bintu byabo, umugabo atayiwe ati nuriya wamubonye, mu gihe akireba hakaba hanyuze undi atayiwe ati reba nuriya. Ibyo ureba ni ibiki? Ibyo witegereza ni ibiki? Ku buryo wataye inkonda mu muhanda uri umugabo wasize n'umugore mu rugo, ngo uri kubona ibibuno biri kwizunguza mu muhanda. Nimba bari kubizunguza se bamanuye umuceri ukamanuka ku bahenzi, muri badufashije iki? Uzakizunguza cyane ibirayi bimanuke. Ariko sha hariho n'abantu bazi kubizunguza, ibuno bararijugunyiriye kandi ntabwo rifashe. Wajunguje buhoro mwa, niba Nyagasani yarateye iteka inyama ikazaho, nuri ufite akumiye ku mugongo nawe kuyavukiye amezi 9, yavutse nk'abandi, cyo shukunya ni biki? Shima Imana. Adamu Eva ngo akomeje kwitegereza, ngo abona cya giti cyatunda ni ryiza, ngo abona ko ari iry'igikundiro, niko ibyanditswe byera bimbwira. Ngo arangije arasoroma, amaze gusoroma ageze gute? Yarariye ntiyariye, yego cyangwa oya? Imana yarababujije yego cyangwa oya? None arangije ageze gute? Arangije kurirya, ntabwo yarekiyeho gusa, ahubwo ngo yarasoromye ashyira nande, ngo aragenda abwira Eva, tumva sheri, nta makuru ufite. Ngo akimara kurgitunda Eva, ngo yabaye nk'umugore ngo yakayirwa kumushyuhira, ngo aracyanganyuka, yumva aravangavanzwe. Ngo Adamu yaramurebye asa musanze ahari, abona umugore ubutwenge bwamwishe, abona ibinyamuneza ni byinshi, yibaza ikintu umugore yabaye. Ariko amwitegereje neza, abona zacigatiye amatunda, aravuga tumva nkumbaze byinshi banga narimenye, hekenyaho wumve. Ngo Adamu yaritegereje neza, asanga izo mbuto umugore azanye nisasi n'Imana yagenje gute? Aravuga ati niko Eva, aya matunda uzanye ntabwo ari yayandi Imana yatubujije. Arabwira ati reka kumbaza byinshi wowe, ryaho wumve urambe igisubizo nyuma. Ngo Adamu yihagazaho bya kigabo, aravuga ati no, Imana yaratubujije ko tuzazirya, ntabwo nazikora. Ngo Eva abonye Adamu yanze kurya, uzi ikintu Eva yakoze? Nabisomye mu nama z'Imana muri iyi minsi, yakoresheje intwaro. Mu nyemera mvugira ijambo ntangamije guhutaza, intwaro y'abadayimoni. Rubanda rwinshi rume gukoresha muri iyi minsi ya none, ukagira ngo ni impamvu z'uburyo bwabo bwite, naho ni Satani ubuzuye. Yakoresheje intwaro yo kurira, intwaro yo kugeza gute? Reka mvuge ibintu bibiri munyuve neza. Hari abantu barira bababaye, yego, kandi umuntu urira babaye ntukamubuze kubabara, afite impamvu zimuriza. Ariko hariho n'abarira ari amanyanga, ugora akazengereza umugabo akamutesha umutwe kubera kubaza ko bafite ijambo, maze bagitona akaziro kandi kuri ribu kiranyije, arankubita, arazimuhora ku musego, nabwiye ngo azanyita fande wewe. Batiyomba mugenda muyizane mwaye kubisa ipingusha, bakakuzana udakoze ibirenge hasi, uri kwiriza ari wowe nyirashano hasoni. Ariko ni nkubaza, urarira n'uhetsa arire uri kadugirira, unimurizwa nibi cyose kwijijije, mwake murizwa n'impamvu nziza. Amarira y'amanyanga uri muririza wowe mu matiko yawe. Niba ufite impamvu ituma arirarira,
subwo uzarira nikadugirire ureze ubundi bayi ngo Eva yararize imbere y'umugabo amaso aratukura ngo ari kunengeza arigaragura narabisomye ibyo mvuga ngo isura ye nziza uburanga bwe bwiza ngo Adamu agiye kubona umugore mwiza yakundaga amaso aratukuye isura irahindutse abona ngo umudamu warababaye cyane Adamu ngo yari yitunda abizi neza ko ari icyaha akoze ariko ashaka kwanga kubabaza umugore we umva ashaka kunezeza umugore we ariko asuzuguye iki reka mbwira abagabo muri aha mu nyumva ngewe narayobotse ukigangarika ibyo birakureba umva nkubwire muso kuva muri Edeni abagore baratuyoboye kandi batuyoboye neza ubaye utarabyumva uba ufite ikibazo ko Eva yashutswe na Satani Adamu yashutswe nani ubu se murakihagaraho mu biki oya mumusha ndababagabije bano barabazunguza no naratunogonora saho mwarimu tugeze no ndagira ngo mbabwire ko Eva yarashutswe ariko Adamu yari yitunda rirenze kugira urukundo rwo gusuzugura Imana agakunda umugore umugore araza agasanga uyu mudamu yambaye iri kote ntazi aho yarikuye yari guzuma 50 mwe muri ba nyakabyizi mukaryama byagera saa 5 nijoro simuna bayi niko ngaba nshaka ikote nutani kote ngitare wakadisha ngaba ndikiri watu nanduka nkunda we sheri turagurisha n'inkoko erega twarayobotse ibintu natwije ngewe rwose naremeye narayamanitse abagihajanyaza nimuhajanyaze twakubituwe mu kadeyi kuva muri Edeni ntabwo igaragambye buhari umuntu arararira mu maso yawe ukagura n'ibyo dufite ubushobozi ukajya no mu myenda ngo urebe aho uryama anisoni akusha cyakora namwe aho bibarizwa simpaze kugeza naho umuntu yemera kujya mu myenda ngo umugore yarayarira ngo ashaka imyambaro ariko wenda wararurira ushaka imyambaro ubundi mutunze iki wanyu cyatumurara wirize ngo banze rero ngo kukubabaza ngo no kugutera agahinda umugabo gasanga yagiye mu mitiri no mu mate ndagira ngo ntangaze kuri ingingo hari amarira y'abantu bababaye nabisobanuye ubabaye ntuzamubuze kurira ariko hari amarira y'abadayimoni y'abateka mutwe ayo marira yo guteka umutwe tuyakiriyeho iteka mu izina rya Yesu uburyo byaje bite byatangire muri Edeni Adamu arariye amaze kurya watari yanamira ko kanya Imana yahise imanuka ikigenza gute irazibaza Adamu tirikodamu iri wankoreye n'ibiki ko ariye kuri cya giti atumva rero wamana utari wambaza byinshi ikibazo cyavutsa ni wa mugore wagenje gute ubwo Imana yarahemutse kumuha umugore rero kuko Imana yagowe umva ukuntu Imana yagowe Imana ibuze umurongo ijya kuri Eva none se wowe tuva man ntumbaze byinshi iri tunda nubwo naririye ntabwo nari kurirya ubwo niyanzoka wajyaje gute icyaha baragenda bagisunikira ku Mana nkaho Imana y'ubwayo ariyo yakoze ikosa kugira ngo imuremere umugabo cyangwa se imuremere umufasha turimo turigisoma tubwira ngo impanuka mpuzama ndagira ngo ntangaze kuri iri jambo igihe Adamu na Eva ubwabo bariye ku giti cyabuzanijwe itariki ukwezi isaha n'umunsi ndagira ngo mbatangariza ku isi yose icyarimwe yari iguye mu cyaha mu yandi magambo impanuka mpuzamahanga isi yose yaguyemo ni impanuka bitwa icya ayiwe mutinze kubivuga disi wabyemera utabyemera muri bo ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 3 umurongo wa 23 haranditse ngo kuko bose bakoze iki ntibashikira ubwiza bw'iki namwe muri abanyabyaha se abemera ko abanyabyaha bazamutirebe ni mu manene ayibonye mwapfuye nk'urwo napfuye najya ndi kw'ijambo ry'Imana riduhamya isi yose yakoze icyaha binyuze muri Adamu mureke babwire impanuka zageze ku isi dore ingaruka z'icyaha turizo turwana nazo icyambere
bakimara kurya ku giti cyabuzanijwe dore ikintu cya mbere bahise babonye bambaye ubusa. Babonye bambaye iki? Kandi imbere bambaraga ubwiza bw'iki? Bambaraga ubwiza bw'Imana. Ariko bakimara kurya ku giti cyabuzanijwe buri wese yabonye mugenzi we abona yambaye ubusa, kandi ntabwo yagenje gute yabonaga. Ngo batangiye gufata ibibabi by'imitini bakambara hano bagakinga imbere bakongera bagakinga inyuma, izuba rya saa sita ryava bikaba birumye bakongera bakajya mbega kaga ko kubonana ubwambure bose bwa mbere. Muri Edeni bari bataye umutwe. Reka nkubwize kuri, nubwo n'ubusanzwe mbona isi yacu igenda ihinduka, isoko ri hafi niri, isoko mufite hafi niri Zinia ndahazi na kitu sante Zinia na kitu sante hafi ni Kicukiro. Ninde muntu uri hano muri iteraniro wavuga ati ngewe mu 50 ndava hano mu Kagarama nambo uko navutse ngere Kicukiro sante rugaruke tugusinyire tuyaguhe? Ndemera kuyatanga. Urahari? Nta kiganza nguvana uri mbonose umva mwabuze ntago yakoremwa mushaka ijana se basi nyongere mwaya ari he naze yamamaze hano ari he watu yamushaka no kuri stage naze hano avuga ati ngewe ndayakorera namubuze muri kunkinisha. Ndagira ngo ntangaze ko ikintu cya mbere babonye ubwabo babonye bambaye iki, yaba ari umugabo yaba ari niki, ingaruka z'icyaha zabagezeho ntizabagezeho. Kababwira icya kabiri cyabagezeho twese tuzi. Ndagira ngo mbabwire neza ko muri Edeni, muri yango bya Edeni twese tuzi. Reka mbabwire inyamaswa zose zo muri Edeni Bibiliya itubwira ko Adamu ari we wazise amazina. Nibyo rwose, inyamaswa ngo zarazaga zikaza Adamu na Eva bari, intare zikaza kazikora ku migara, ingwe zikaza kazikora ku migara, umva impiri n'inzoka n'imbarabara zose ngo zarazaga zose ukabona nta kibazo gihari. Ariko reka nkubwire, igihe bari bakimara gukora icyaha inyamaswa zose zarabahunze. Kubera iki zabahunze? Nabo ubwabo bari babaye inyamaswa, ntago bari bakirimo ubumuntu. Inyamaswa zarabahunze. Icya gatatu ingaruka zabagezeho bose mana yanjye. Ndagira ngo mbabwire kuri iki cya gatatu ndaze kigarukeho dukomeze n'ahandi hose. Icya gatatu mu ngaruka zabagezeho ubwiza Imana yari yarabaremanye barabutakaje. Twabonye bwa mbere ngo turemo umuntu asa na siko Imana yabaremye. Adamu yaremwe ari mwiza imbere ndetse na hehe inyuma. Imana yari muremye atunganye. Ariko reka babwize kuri, igihe bari bamaze gukora icyaha bamaze gucumura, bwa bwiza Imana yabaremanye bwaratamuriye buragenda, basigana ubushitani n'ubudayimoni, isura iragenda. Bereke babwire sinzi mvugo nakoresha, ariko abashiki bacu nabo baragowe. Mpamvu na mushiki wacu ajya muri miruwari akisiga agashyiraho kushe ya mbere akabona ntago biciyemo, agahomaho kushe ya kabiri wareko nibura mwapfa kumureba, niba akabona ntibihagije agahoma ni ya gatatu, niba akabana ntibihagije yabona mutari umurebe agahoma n'umunwa, yabona bitari bwemere agahoma no kujisho. Bojya bari gushakisha agasura ngo areko mwapfa kubareba. Na ubundi ubwiza twarabutakaje, uburanga Imana yaturemanye bwose bwaratakaye. Ntabwo ari ukunguka umuntu yasaga, uburanga twari dufite ntabwo ari ubungubu. Ndetse mureke babwire ntabwo ari ubwiza gusa bwatakaye, reka babwire ibindi Adamu na Eva batakaje. Icya kane umva, Imana yabwiye umugore ngo kugwiza nzagwiza umubabaro wawe igihe ugenza gute. Reka nkubwize ukuri, nubwo ikoranabuhanga ari kugenda riza ubu ngo hari abagore babonye agafaranga birumvikana, abafite igihe cyo gutwara kinda akabazi n'igihe wenda yabyarira ngo igihe kikazagera bakajya bagahita bamubaga atagiye kugise. Ariko reka nkubwize ukuri, ibyo ni ubushakashatsi bw'abantu. Ariko Imana yaravuze ngo kugwiza nzagwiza umubabaro wawe igihe ugenza gute. Iki gise kibarya muri hano mu Rwanda mugashinyika, n'abazungu nabo barayashinyika. Nuko butari ngurebe. Ndabyibuka umwana duheruka kubyara ubageze afite imyaka 7, madamu yagiye kwa muganga kubyara uko bisanzwe, banyura kuri kuri centre de santé, tubona ntago byihuse vuba. Nge ntabwo nabagejejeyo birangije musigiro bari kumwe, nuko muganga
aramusuzuma aravuga ati kadutegereze, maze igihe kigeze aravuga ati iri joro nuramuka utabyaye turagutransfera kuri hopitali mu bitaro bikuru turebe ko bagufasha. Niko byagenze koko, byagiye kugera mu rukera mu masaa 10 barampamagara bati baradutwaye mu modoka, nanjye ndazinduka ngo duhurireyo. Urumva rero urumva ari ikibazo kivutse, niwe mwana twari twumva agiye kuvuka mu buryo busa nkaho buruhanije. Nuko ndagenda nsanga bantanzeyo, ariko ndahagenda habasanga, mpageze sanga umudamu yicaye aho ngaho arategereje n'uwo bari kumwe. Nsuhuza umuntu wari umuriho, nsuhuje madamu amanga tata, mbona shuhuje ari kureba igiriye. Ndavuga ni wasanga ariyo mabwiriza yo muri bitaro, ndaza kuza kumenya impamvu ko basuhuza barya. Si umuntu aranzi ntabwanzi, ndavuga ariko murebye nsanga n'ubwo ari igikara, nsanga n'ubundi rukara rwabirindutse. Ndavuga ntibi nabyo mwa twareka mabwiriza. Abagore muri abana beza, umugabo udakunda umugore we ni umwana mubi. Ukuntu umubyara mubabaye inshuro ya mbere, iyo umaze kubyara muganga we ntabwo nzongera manishimwe ejo bakongera kabiri gatatu kane gatanu. Twera abagabo tuba twiyegamiye cyo kora mwaba mwagiye tuti Imana irabibamo, turakomeza kubasabira, turanafurura tukanagona, tukajya tubabaza ngo bimeze bite, dutelefone umuntu wabagiyeho. Mufite ibyanyu muhangana nabyo, natwe dufite ibyacu duhangana nabyo. Imana yabwiye umugabo ngo gututurikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha iki, muhangane n'igise, natwe duhangane no guhiga umutsima. Umuntu wese n'umuzigo we, nta kintu nawe ugufasha kuko ntabwo ari uwanjye, nanjye mfite uwanjye. Izi zose n'ingaruka zabayeho mbere y'uko icyaha kibaho. Kababwira ikintu cyabayeho, icyaha kikimara gukorwa, ingano cyangwa se indeshyo byaragabanyutse. Ako ngiye ntabwo bisobanukiwe. Adamu Mana yaremye, abashakashatsi batwemeza neza ko yari afite metero 6 kujya mu kirere, yari afite metero 4 mu gituza no mu bugari, yapimaga ibiro bingana na toni n'igice, biri 1500. So ni nkubaze, ugize ibyaga Adamu akazuka kagusura wa muraza he? Oya neso muri salo ntiyahagararamo, intebe ntiyayicaramo, igitanda ntiyakiryamo, icyumba cyawe. Adamu guma aho uri, tuzagusanga ntuzadusura. None uyu munsi wa none hano mu Rwanda wagutuma umuntu ufite metero 2 ntawe, abantu dusigaye turesha na taburete. Kera tukiga mu ishuri abakobwa twiganaga mu mwaka wa 8, byabaga ari ibikobwa binini birebire bifite amabere wagira ngo n'abagore bakuze. None uyu munsi wa none uri kubona bahetse ibikapu ngo niga muri siniya tujya badatwe, ukareba muri igikapu kiri kwisumbuza ukabura. Tugiye kujya tubona ijerekani ivuye kuvoma, tubona ijerekani igenda wikoreye tumubure. Nesiko nyebwe ndabivuga mu gaseka, niba nta muntu ufite metero byadama afite metero 6 ubu tumeze gute? None se niba Adamu yarapima gatoni n'igice 1500, uwagiye ibiro 200 muri mwe nini? Wigeze mubona he? Muvana icyacu tugejeje. So ni impanuka mpuzamahanga, kandi na ahantu hose. Ntago uyu munsi wa none wagutuma umuntu wa metero 2 zonyine gusa kugira ngo uzamubone, bisaba gukora ubushakashatsi. Yesu naramuka atinze, cyo kwa nuko nzikatagitinze, wazajya kubona ukabona abantu barashaka taburete mu ruhara bagiye gufata indangamuntu, bari gusanga gitifu nawe mu biro. Nshaka kubyo mvuze mutabyumvise neza, mumbabarire nkore aka kantu. Ngwino hano, ndashaka kugira mbereke ibyo ndiho mvuga kwa rukuri. Kandi wamuga twanya muri gahunda ngwino kurana wo ku ruhande wo wambaye imyenda ya kurare, utasha urankereza muri mwankereje mu gutangira mushaka no kundaza. Mureka no gutya imbere y'umugabo we, ni gutya murebe hirya. Yego ni gutya murebe hirya. Muso ntago ari njye wabizanye ngwino. Nibe rwose ngwino sha ngwino. Ngwino. Kandi jyana ibi ntago ari kusi ngwino. Ndakurahi. None mwumve neza, icyaha cyaratwishe. Wenda umugabo yawe umuzukuruza Adamu ntago mbizi, ariko munyumve neza, hari ikintu kimwe kinezeza mu buzima bwanjye ubu ngubu ndeba, kandi kikantera kunezerwa. Uko wowe ungana uko nanjye uko ngana uko, niko nzajya mu ijuru ngana, nta na santimetero zaba yongereyeho. Ukuresha uko nuko ungana uko, ku buryo nitugera mu ijuru nzakubona n'ibiro byawe 38. Nanjye ufite 90 cyo kora nzaba mpari,
urumva neza. Ariko hari ikintu kinezeza, uyu ni Adamu, aba ni abantu twese tuzaba tuvuye mu isi, nuko bizaba bimeze. Ibi ni kunyandiko yari tubwira ikintu kinezeza, ngo umuntu uzaba asumba Adamu, uzaba udusumba twese ni Yesu gusa wenyine, ko Yesu we azaba ari hejuru yande ya Adamu. Ngo Yesu azabwira Adamu ngo hindukira, Adamu ahindukire arebe iyi esikariye, ngo azabaza Yesu ngo kariya kantu kari inyuma nagaki kageze mu ijuru, ntashobora kwemera ko ari umuntu, ibishoboka ngo kamaze ngo tuzi munyahanga ndakakaye. Ndaje dusoze. Noneho ngo Adamu azabaza Yesu ngo kariya kantu kari inyuma mbonye nagaki kageze hano, ngo Yesu azamubwira ngo uriya ni umuntu, ngo icyaha wakoze bwa mbere nicyo cyatumye umuntu asigingira akareshya kuriya, ngo Adamu azongera kwicuza bwa nyuma buheruka arizwe n'icyaha yakoze. Yesu amubwira ngo narakubabariye, humura. Ariko uriya ni umuntu ugeze hano, ibyo ngo nibirangira bazongera bakate. Yesu uzaba udusumba twese, ni uzaba uturi imbere, ni hehe tuzaba tugiye twese ko twakabaye, tuzaba twerekeje kujya ku giti cy'ubugingo. Haleluya. Twerekeje kuki? Nasomye inyandiko zivuga ngo nitumara kurya ku giti cy'ubugingo twese tuzahita dukura tugera ku gihagararo cyande. Uri kunsumba uyu munsi, n'ejo ntabwo uzansumba. Bijye kwicara. Impanuka muza niyo nsanganyamatsiko isomo ryacu dufite kuri mugoroba, kubera cyagiye rero mwampaye kingana gutya nta kundi nabigenza nyine. Rero nyiruga ateye niyo wekiriza. Impanuka yindi mpuzamahanga ni uko urupfu rwageze ku bantu bangana iki. Imana yaravuze ngo umunsi mwakiriye no gupfa muzageze muti. Abantu barapfa ntago bapfa, abantu barapfa ntago bapfa, nina barapfa nina murashingura. Kandi Imana yaravuze ngo umunsi mwakiriye no gupfa muzageze mute. Reka mbabwize ukuri mu buzima bwanjye, uretse ko nizera Imana yo mu ijuru, nkizera ko n'abapfuye bazazuka, ariko mu buzima bwacu bwose bwa buri munsi, niba hari ikintu kibabaza mu buzima, gupfusha umugabo wamukundaga ntacyo mupfuye, ugapfusha umugore mwabanaga mutaratongana, ukabyara umwana mwiza ukabona arapfuye, ntacyo ushobora kumuhinduraho, ukamusanga haryamye ku buriri, ukamusanga haryamye muri serikeyi, ugasanga isura ni ya yindi, akajya hatazagaruka. Reka babwire, Satani yaratwishe, yabiteguye neza, umugambi we yarawuteguye. Iyo tugejeje ku rupfu uyu munsi wa none, ndagira mbabwira ko uyu munsi wa none mpamvu muri kubona twatangiye amateraniro dukerewe, nuko muri gutinya gupfa. Benshi muri gutinya gutakaza akazi kanyu, ngo ninza ku isaha yagenwe bose aranyirukana. Muri guhigira hariya mu isoko, ngo uri gushaka umukati, ngo inzara itakwica, n'ubundi tuzapfa ni hahandi. Kana mbwiza ko kuri mugoroba mbere yuko dusoza. Impanuka mpuzamahanga, akaga katugezeho, ibyo maze kuvuga haraguru twese dusanze nta numwe wabisimbutse. Wowe ubwawe umenye ko niba utarapfa nawe uzapfa. Ibise nuko bimeze. Ingano yacu n'indeshyo n'ingaruka z'icyaha, kurya tuvunitse n'ingaruka z'icyaha, isura yaratakaye turigwa twisiga ngo turebe ko batureba. Ibyo byose ni ugushakisha. Ariko mureke babwire, ndatangaza muri uyu mugoroba mwiza ngo impanuka mpuzamahanga isi yose yaguyemo icyarimwe ni icyaha. Ikibabaje kurenza ikindi, nyuma y'izo ngaruka zose ku bakoze icyaha bakaba batarigeze babona agakiza, bizasoza banarimbutse batabonye ubugingo buhoraho. Ariko kuri uyu mugoroba mbafitiye inkuru nziza itera ibyiringiro, mbafitiye amagambo yo kubakomeza. Umuti w'icyaha warabonetse. Haleluya. Umuti w'icyaha wagenze gute? Mana yateguye isinzi, Mana yatanze igisubizo. Nubwo ibyo byose byatugezeho, nubwo ako kaga katugezeho, ndagira ngo nshimire Imana kuri mugoroba umuti w'icyaha warabonetse. Urwandiko rwa kabiri rw'Abikorino, bifuza gusoreza uyu muti tuwunywe, maze urwandiko rwa kabiri rw'Abikorino, urwandiko rwa kabiri rw'Abikorino, urwandiko rwa kabiri rw'Abikorino, umuti w'icyaha warabonetse. Ndashima Data wa twese ko yabiteguye neza. Igice ni cya 5, urwandiko rwa kabiri rw'Abakorino, igice ni cya 5. Ndasoma umurongo wa 20, some n'umurongo wa 21, maze dusoze isomo ryacu kuko amasanda bona atanyoroheye. Umurongo wa 20 uvuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana itwingingira muri, dusa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero
turabahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Haleluya. Kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo binyuze muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana, icyubahiro kibi cy'Imana. Reka mbabwire, ntago munyumvise, kugira ngo binyuze muri we duhinduke gukiranuka kw'iki? Nibutse Kristo ari ku musaraba ku isaha ya 9. Niho mise amaso yanjye anyerekeza. Ndagira ngo mbabwire neza ko munyumve neza. Reba Yesu wa wundi bakubise, Yesu wa wundi bahekejeje umusaraba, Yesu wa wundi bateye amacumu bikamusoresha kujya kumuhamba ku musaraba i Karuvari. Nta cyaha yari yakoze, nta nicyo yigeze atekereza, kwari kugira ngo ngiyewe nabo twakoze icyaha tubambirwe tuzabona ubugingo buhoraho. Umva ngo dusoho twatangiriye, Satani ngo yarasi ko namara kugusha umuntu mu cyaha, umuntu Imana izamuca, Satani agategeka mu isi, Imana nayo igategeka hehe? Iki kibazo abantu barakimbajije nigisha, baravuga batumva Imana igira kadukora ibyaha nayo yaraturenganije, kuko Satani yayiciye mu ijuru yarangiza ikayijugunya mu isi, ngo none ngo wakora inkoko, ngo warangiza ukajugunya amagaca, ngo kazi ibyo kwiri gusakuza. Abantu baza kunganira Imana. Reka mbabwire, umva neza, umva igitego cya mbere cy'umutwe Yesu yagitsinze Satani mu ijuru, amwirukana maratsindwa. Igitego cya kabiri cy'umutwe Kristo yagitsinze Satani ku musaraba i Karuvari. Reka mbabwire amagambo nasomye mu gitabo kitwifuzwa ibihe byose, nyariko cy'Imana. Muzasome neza ku cyigisho cyitwa ngo Karuvari, naragikunze cyane. Ngo ku isaha ya 9 ubundi ngo Satani ruriya rupfu rwo kwica Kristo uburyo yari yaruteguye, ngo yarazi neza ko Satani yarazi neza ko Yesu adashobora kwemera kurupfa, afite ku buryo yari yabiteguye, ngo yiringiraga neza ko igihe kiri buze kugera Kristo agahakana gucungura umuntu. Ariko reka mbabwire, muri Kristo harimo imbaraga z'Imana. Ngo ku isaha ya 9, isaha kangahe? Ngigiye Kristo yaramaze kumanuka ku musaraba, yatanze itangazo rirenga aravuga ngo bigenje bite? Ikibazo n'ibiki byari birangiye, ubutware bwa Satani bwari butiriho iteka. Ngo Kristo amaze kunogoka, ngo abadayimoni bose bari Getsemane, bari Karuvari inyabihanga, abantu bose barimo bashega. Ngo Satani amaze kubona neza ko Kristo apfuye, agapfurwa agashinyaguro, umunyabyaha agacungurwa, umva ibitangaza. Ngo Satani yaragiye yegera abadayimoni be arababwira, tumva nsinzwe ubutajurira. Ntago mubyumvishe ibintu, mubyumvishe ngo ngwigize indi wabitangaje abibwira neza. Satani yatangaje gutsindwa munsi y'umusaraba, Kristo atangaza gutsinda ku musaraba. Haleluya. Umva neza, umva babwire, Satani ubwo yatangaje ko atsinzwe, aribwira abadayimoni be aravuga, tumva uretse kwiyemera iki gitambo kiranyemeje, amayeri yanjye ararangira. Ndatinyuka gusoza mvuga ngo ubu tuvugana kuri iyi si yacu hari abami babiri. Umwami wa mbere ni Yesu watsinze, umwami wa kabiri ni Satani wajyanje gute? Ndabaza kuri uyu mugoroba ngo aba bami babiri urumva wayobokane? Reka mbase negeza nkabavuga, tumva nubwo Satani yatsinzwe ariko turacyamwemera, tuzanagerageza kumufana za muri treve. Nta nijwi na rimwe se umwese murakirisitutse. Reka muva ahangaha urebe ibyo mujya gukora. Bavuga ko bazi Imana, bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora ikageza gute? Ntiwatinyuka kuzamura ikiganza ngo ubyemeze, ariko ibyo ugiye gukora uvuye hano birakwemeza kuri umukozi wa Satani umukiranukira, ko birakuranga. Ntabwo ikibazo ari ukutabyemera, ntabwo ikibazo ari ukutazamura ikiganza. Ariko reka nkubwire, niba ari cyo cyifuzo cyawe cyo kwemera kudashaka gukora Satani, ukavuga uti nshaka gukora Yesu, ni umwami watsinze, muri Kristo gutsinda birakaguhama by'iteka ryose. Nibantu bavuga ati kuri mugoroba twemeye kujya mu ruhande rwa Kristo wanesheje, niwe mucunguzi w'ubugingo. Iteraniro ryose duhagaze tugiye gusenga Imana. Umwami watsinze ni Yesu, umwami watsinzwe ninde? Ni Satani. Rero usiguboneka babwire, uburi Satani hembiye icyambere, nta gihugu agira, nta n'isiba agira, nta n'umudugudu agira, nta n'ijuru agira. Ariko reka babwire, Yesu yatanze ubugingo buhoraho ku musaraba. Abivuga muri Yohana igice cya 3:13 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'iki, kugira ngo umwisera wese atajyana gute
ahubwo ahabwa ubugingo bugenje bute. Ku isi hari abami babiri twamaze kubibona neza, Kristo na Satani. Ndashima Imana kuri mugoroba kwa abana b'Imana bose natwe turimo, ndabasabira kugira ngo mureke turwanire mu ruhande rwa Kristo wanesheje, ahemba neza. Abarokoreho bajya bashyiraho rwose n'akandi kanozo kabo ngo ahemba neza ntiyambura, ngo niyo musabye vansi arayiguha. Reka babwire, niyo munsi vansi yayiduhaye turacyariho turacyahumeka. Uwo mwami watsinze mu kuri ingofero kuri mugoroba nahimbazwe iteka ryose. Nge nzamugwa inyuma aho yankuye ndahazi, nge nzamugwa inyuma imbaraga ze zo kunesha zakoreye muri nge nzi icyo zamariye. Uwo mwami w'ikirenga amari n'ubugingo bwacu iteka ryose. Urakoze Mana, ishimwe no guhimbazwa n'ikuzo n'ibyawe, icyubahiro kibi cyawe. Tubonye impanuka mpuzamahanga isi yose yaguyemo, iyo mpanuka mpuzamahanga twayibonye yitwa icyaha. Ingaruka z'icyaha twese zatugezeho twazisobanuye neza, ariko Mana tugushimiye kuba watanze umuti w'icyaha, tugushimiye kuba watsinze Satani mu ijuru ukamutsindira ku isi ku musaraba i Karuvari. Uko kunesha kwawe nuko ibihe byose uhimbazwa iteka. Mana dutangaje kuba mu ruhande rwawe kuri uyu mugoroba, tuguhisemo rwose nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Tukuregeye Satani n'abadayimoni ngo badutsindire mu izina ryawe. Imitego ye ni myinshi, amanyanga ye ni menshi, ibyadushukisha ni byinshi, ariko kuko uranesheje urwanira ubwoko bwawe. Umwana wawe wese bageze aha ngaha akemera gutanga umwanya we, yaba ari abizera b'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, yaba ari abashyitsi badusuye, munsi y'umusaraba w'amaraso ya Kristo nimo twihishe. Reka dutwikirwe n'imbaraga zawe, kandi nguhereye none aba bana bagiye kuva aha ngaha bakaba bagiye gutaha mu miryango yabo, ubaherekesha imbaraga zawe. Ingabo z'abamarayika zibaherekeza amahoro, iri joro turindira umutekano, kandi iyi minsi wemeye ko tuzaba kuri uyu musozi uzaduye kugira umugisha imbere yawe. Urakoze ko byumvishe none n'iteka ryose, tubisabye Imana mu izina rya Yesu.